Haleluya, haleluya, Imana ishimwe by'uko urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana. None turi ku wa gatatu tariki ni 22 ukwezi ko ni ukwa kane umwaka n'ibihumbi 2026. By'uko urabagirane kuko umucyo wawe uje. Uyu munsi Yesu wakumenye kera, Yesu wakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, akwibuke, akwihishurire, agaragare ku buzima bwawe kandi agaragare mu byawe. Uyu ni umunsi w'umugisha, uyu ni umunsi w'ubutsinzi, uyu ni umunsi wo kuzurirwa ibyawe byari byarapfuye. Hari ibyawe byapfuye, hari ibyawe byanze, urakora uragerageza biranga, urakora uragerageza ubura umusaruro, urakora rwose uragerageza biranga. Ariko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Yesu akwihishurire kandi Yesu akwitamururire, Yesu akwigaragarize, Yesu aguhagurutse kandi azura ibyawe byapfuye. By'uko urabagirane uyu munsi turasoma mu gitabo cya Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 8, turasoma ku murongo wa 22. Haranditse ngo, nuko ku munsi umwe yikirana mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka, bakigenda arasinzira. Mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Baraza baramukangura bati, databuja, databuja, turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi, yihindurije, birahosha haba ituze. Arababaza ati, kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya barumirwa, baravugana bati, mbega uyu ni muntu ki? Tegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira. Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Aba bigishwa bari bari kumwe na Yesu kandi bose bari mu nyanja imwe, ariko kandi iyo nyanja niyo yari yajemo umuraba, ariko bose bari mu nyanja imwe. Ndagira ngo nkubwire, nawe iyi nyanja uyirimo y'ibigeragezo, nawe iyi nyanja uyirimo y'intambara, nawe iyi nyanja uyirimo y'amakuba, ariko kandi ndagira ngo nkubwire ko nubwo iyo nyanja uyirimo ariko ntushobora kuyipfiramo. Kubera iki? Yesu wamenye ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Aba ngo bakigenda Yesu yarasinziriye. Birashoboka ko nawe unkurikiye Yesu wawe amaze igihe asinziriye, uhamagara akabura uwo kukumva. Ariko none ankuzaniye inkuru ikubwira ngo hamagara noneho hari uwakumva. Hamagara noneho hari uwakumva. Imana y'amahoro ishimwe. Ngo arasinzira bakigenda. Ngo gusinzira kwe, ngo mu nyanja ngo haba umuraba. Hari igihe kijya kigera Yesu agasinzira, hari igihe kijya kigera Yesu agaceceka. Ariko ndagira ngo nkubwire, nawe Yesu yaceceka inshuro 1000 aceceka azi icyo ari bukore. Nawe yaba asinziriye asinzira ariko azi icyo ari bukore. Uyu muraba wari uri mu nyanja, Yesu icyatumye asinzira ni uko yari azi icyo ari bukore. Yari abizi ko byanze bikunze hari amahoro, yari abizi ko byanze bikunze nta cyabasha kugira icyo kibasha gutwara ubwo bwato, kuko aburimo byonyine byari bihagije kugira ngo ababurimo bahumure, bagire ituze. Ndagira ngo mvugane nawe, wowe intambara urimo urarwana nonaha
izo urimo urarwana uyu munsi, izo umaze iminsi urwana, intambara wagiye uhura nazo, ndagira ngo nkubwire ngo hari Yesu ujya uzirwana, hari Yesu ujya uzirangiza. Wowe mwemerere Yesu, emerera Yesu wawe akurwanirire. Uyu munsi nzanywe no kukubwira ngo emerera Yesu wawe akurwanirire kuko niwe ushoboye. Emerera Yesu wawe akubambira amahema, emerera Yesu wawe akuvuganire, emerera Yesu wawe akujya imbere. Mwemerere akujya imbere. Mwikoreze imitwaro yawe yose yimwikoreze, kuko Yesu nta kintu kimunanira. Yesu nta kintu na kimwe kimunanira. Ndagira ngo nkubwire uko cyaba kingana cyose, umutwaro ufite, indwara urwaye nonaha, amadeni ufite uko yaba angana kose, nonaha yikoreze. Yesu abasha kuyishyura, Yesu abasha guca inzira, Yesu abasha kurema ibitari biriho bikabaho. Byikoreze Yesu, ubwo bukene bwikoreze Yesu, ayo madeni yikoreze Yesu, ubwo burwayi bwikoreze Yesu. Reka nkubwire urwo rugo rwawe ruhoramo ibibazo, rwikoreze Yesu. Yesu ntajya aremererwa. Yesu ntabwo aremererwa no kudutabara, ntaremererwa no kutugirira neza, ntaremererwa no kuduhindurira amateka, ntabwo ajya aremererwa. Haleluya! Ntabwo ajya aremererwa mama. Yesu ntabwo ajya aremererwa. Ni intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi, ni umugabo w'umunyamaboko. Aho ageze ngo Yesu rero ngo arasinzira, ngo ariko ngo barasakuza, barahamagara cyane bati databuja dutabare turapfuye. Nawe wari urimo utabaza, nawe wari urimo utaka kubera umuraba ubaye mwinshi, kubera intambara zibaye nyinshi, umuraba w'amadeni, umuraba w'ubukene, umuraba w'ibigeragezo, umuraba ubaye mwinshi ku buzima bwawe, urimo uratabaza mu buryo bukomeye cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire, Yesu iyo abadutse mu buturo bwe acecekesha byose. Ngo baratabaza, baramukangura, databuja dutabare turapfuye. Ngo akangutse ikintu yakoze, haleluya, ngo acyaha umuyaga n'amazi, yihindurije birahosha habituze. Haleluya! Nari mvuze ngo Yesu agucyahira uwo muyaga, Yesu agucyahira ubwo burwayi. Nonaha Yesu amanuwe no kugucyahira ubwo burwayi, amanuwe no kugucyahira iryo deni. Haleluya! Yesu amanuwe no kugucyahira ibyo bikurushya, ibyo bimaze iminsi bikurushya, ibyo bimaze iminsi bikunaniza. Yesu amanuwe no kubicyaha, ngakangutse aracyaha. Haleluya! Ijambo ryitwa gucyaha nafashijwe cyane, narikunze cyane. Ngo akangutse aracyaha. Yesu we, haleluya! Yesu nagucyahira ubwo burwayi mama, Yesu agucyahira ayo madeni, Yesu agucyahira uwo mugabo wakunaniye mu rugo rwawe, uhora agenda ahora guta mu nzu. Yesu amucyahe agaruke mu izina rya Yesu. Yesu agucyahira abo bana batacyumva, Yesu abacyahe. Abo bana bakunaniye bagiye mu biyobyabwenge, abo bana bakunaniye bagiye mu businzi n'ubusambanyi, Yesu abacyahe bagaruke bakumvire. Yesu agucyahira ako kazi katarimo kagenda neza. Yesu nagucyahira ubushomeri. Mana we, manuka wandike muri comment ubwire Yesu uti Yesu we nyahira bino bibazo. Andika muri comment uti Yesu we nyahira bino bibazo. Yesu nagucyahire. Haleluya! Kuko Yesu yacyashye byose biratuza. Ngo yarabyutsa ngo aracyaha umuyaga, ngarawucyaha, akiwucyaha gusa umuyaga uratuza. Apfa kuba ari Yesu uvuze byose biratuza. Apfa kuba ari Yesu uvuze nta na kimwe kimusaba ijambo. Yavuze ngo nibituze byose biratuza. Yavuze ngo nibiceceke byose biraceceka. Yavuze ngo nibiceceke. Yesu, haleluya, avuze ngo urugo rwawe ruba amahoro, ntawongera gutera amahane. Avuze ngo ubukwe bwawe nibube buraba. Yavuze ngo akira akazi urakakira. Yavuze ngo akira ibyangombwa, akira visa, urira indege ujye mu mahanga, biraba. Yesu yavuze ngo akira gutwita, uratwita. Yesu yavuze ngo akira. Nonaha nari mvuze ngo Yesu yinjira iwawe agira ibyo agucyahira. Ngo arababaza ati kwizera kwanyu kuri he?
nabo baratinya barumirwa, baravuga bati mbese uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Mbese ni muntu ki? Ni intare, yitwa intare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya! Yitwa nyiribihe, yitwa nyiribiremwa, yitwa umwami w'abami, yitwa ndiho, bisobanuye ngo ariho, yahozeho, azanahoraho, ni uw'ibihe byose. Haleluya! akira gucyaha, akira gucyahirwa. Yesu aragucyahiye ibyo byakurushyaga, akira kugirirwa neza n'Imana. Ndagushima Kristo ko iyo ucyashye nta na kimwe kikwaka ubusobanuro. Ndakwinginze, umuntu wese warunkurikiye, gira ibyo umucyahira, gira ibintu umucyahira, ubukene buveho, amadeni agenda, inzara igenda, uburwayi bugenda, igisuzuguriro kigende. Umuntu wese wumvishije iyi byuka urabagirana y'uyu munsi yakira igitangaza. Uyu munsi wa none ugira ibintu umucyahira. Urakoze Kristo, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha. Wowe ugiye gusharinga ubu buhanuzi bukagera ku bantu benshi, busharinga abantu 5, bwoherereza abantu 5 rwose. Bikore, ukibikora umugisha w'Imana ukubonekeho. Bwoherereza abantu 5, bohereza inshuti yawe. Kora subscribe niba utarayikora, ukiyikora Imana iguha umugisha. Kandi like, share na comment, byose ni ingenzi. Imana y'amahoro ibiguhera umugisha. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Ubwa neza, ndagukunda. Shalom.